igihe cyose utazi gukontorora amabya yawe uyareretse uyazungurukisha ukaba utazi kuyakontorora ukaba utazi kwifata. Anyways, aho ubonye icomeka utitaye ku myaka y'umuntu arageza ngo se Brian azabona umugabo. Ese ubwo ngiye uwo mugabo ndamushaka yikira nyiri mu bisigisigi by'ibyo bakora, maze nzashaka umugabo agira urwa ndongoye agira n'urwa arongoye abana b'abandi bagasoza. wowe ibyo bintu byakubaho sinkiyemereho. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro ko ngewe sinzigera njya mu nkundo, sinzigera mbana n'umugabo, nzarinda mpfa nabanye n'umugabo mu nzu, kuko ngewe nayafata nkayatogosa ubwo ukayarya ukayiririra amaki cyaya. Nubundi bari ginishije gasubiremo kugana nubundi bari ginishije areba ari guhumiriza ngatera uriya mutwe w'urunyara ujya kuvuga umugabo mwobo ntazaragura buryamanye n'umugore ukumva yijyanyemo ngo mwobo kare ukuntu yageze. ari umusambanyi karahabutaka ko iyawe ni buryamanye n'umugore wanjye ukumva yagiyemo ukumva yijyanyemo ngo mwobo Tajanda ziba. apfuye rero. we niyo naba nari isugi sifite uburenganzira bwo kwima ibyanjye. unguka iki se wese nabikora arunguka iki? sundi inyungu ziba muri Radboro ni izima uriya masegonda ya nyuma Shabura ndabyanga. Nuzajya ubona umugore afite umukozi uri favorite umesera amakariso basasira icyumba ujya umurongo. uri umugabo bashobora babashotse Kibyuka kivuga ngo nabo babere nyigira ari abana baba bafite ishaza baba baravuye mu cyaro, ubwo buzima bubaye baba bukeneye. Sawa. Byari ibintu bibiri ntakora mu buzima. Sinashaka umugore, sinanakubaka inzu. Ubwo se nyubatse gasenyuka cyamushatse akahukana. ubishaka yandike muri comment ambwiye nzamusura ampe na location na number ziwe muri ghetto kugira ngo ndebe ukuntu muri ghetto hamera. Kundi muri ghetto haberamo iki cyangwa hamera gute? ubuze ko nk'umugore wanjye afite inyama mu nzu twasetse nk'inyama kura ziri mu nkono ntabwo mfa kuryama ngo nsinzire kubera sinzi impamvu. kubera iki bavuga ngo byo kujya kunzanira niba ari saa 9 ipfa kuba ziraye mu nkono ziva kuza ziraye mu nkono. wize ko cyuburi bitotsi bura rimwe na rimwe uzi ko niyo twatetse inyama n'ijyo uzitekera kubera iki besha umugore kari content kugira ngo muri kurunza ijabura. oya Mwese umunyine abantu b'amasugi ntacyo babarusha mwebwe mwabikoze nta kimwe ahubwo bisugi n'ababikoze nyine nta kintu kimwe barushanyaho. Oh yes. mbaga gihari nta kimwe barushanyaho. nsobanurira numva ingingo navuga ngo umukobwa w'isugi n'uwabikoze nta kintu na kimwe batandukaniyeho. Kera byari umuco, ubu byabaye bisanzwe. Waba isugi waba utari isugi n'ubundi aho undi ageze nawe urahagera. mu bijyanye n'iterambere se haba iterambere haba n'ibindi iby'isugi igenewe n'umukobwa wabikoze abigenewe. Igihe cyose umuntu akubajije igiciro cy'ituru yawe imwe uhita uvuga ibihumbi 20 by'amadolari. Ntabwo unasanga twirinda zo kumigina ngato ungewe kumugena ku byumba za kwituru situruso nibiki. Erega ntaga ariko se abantu bose agusinzi abagabo muri abo muri bigorye ntaga abantu bose bishyurira kugira ngo bacomekwemo. Ntaga cyangwa nawe ntabwo wamushimisha. Erega buriya hari ikintu abagabo bagenderaho bajya guca inyuma abagore. Ngewe nakoze n'ibidakorwa ibiheze byinshi
mbabarira umbwireho bibiri ngo kugira ngo nshimishe mbabarira umugabo umbwireho bibiri mu bintu bidakorwa wapi ntabwo nabivugira kuri kamera ariko narabikoze wumve ko nabikoze uretse twazimije ntoza twazimije mbwira ni nk'ikihe kintu nyine wakoze bibiri wakoze byari gutuma n'ubundi agomba kugukunda njyewe uzi se reka nkubwire baravanga iyo umugabo ngo umunyariye ngo ntabwo ngapa iyo narasigaye agakubita kuri parafu reka aha koko ukabimukorera akanjyana akinyuma akimbere byose ahantu hose akanjyanayo ukajya kumva umugabo yakubajije ngo umeze ute kamubwira ngo ntabwo meze neza akubwira ngo uraza kumera neza kubera Imana shabura ndabyanga ntabwo wumva ko nshaka amafaranga Yera ngo ngundi nzoga ntabwo ngundi nzoga rwose mfite no kumara n'umwaka ntarayiba gasubiremo ako kandi mfite no kumara n'umwaka ntarayiba oya cyane uberuka kunywa byeri ryari we nyemerera kunywa ku cyumwe agatwiko kanyu nayo hagiye kazarangira sibyo ese kuki ngirira ishyari ahubwo nkugirira ishyari rero umambwira iriya matora ngo nyirareho ye urarahoze ninjoro nashaka kuyiraramo se uri gukinjira mu cyumba cyanjye n'inkweto si wavanye none wemeye ko nakinjiyemo ntabwo wari kukiryamamo kera kabaye yemeye ko wakigiye iriya gahunda yo komora inkingi ngo abagabo babyibushye niba bajya babibasha kujyana kuvuga ngo buriya wapipe sujya baba mu macumbi no mu Kinyarwanda ngo buri muntu agira ukuntu arongora umugore we ukurongora umugore wese ko ndongora uwanjye akoze ibyo byo kurongora bivuye urimo gukora ibiganiro baguhemba ukayahungura umugabo w'umuzungu bya nyabyo warabibonye ariko wamenye ubwenge sita ahubwo we bumenye jya wicara hasi ugatekereza ko byibura uhanganye n'umuzungu uriya muzungu ntabwo twahangana ntabwo nahangana ninjoro muhamagara mubwiye ngo iki kuri telefone nta nubwo ndusha kwambara neza bayida murebe afite inkweto nk'ingiyi wowe se si ninjoro ayo mafaranga iyo nshaka sinari kuyakurya ari kuguramo iki nagize ukaba ukiri muri baranyanga nabicage we urabona narize kamemo wareza saka wizoboza gupfa nta na mitiyo ntamudukanga ngo mwarize ko wize ntubuze ukubwira ko agukunda mugabanye ibintu nk'ibyo kwiga ni byiza simbirwanya ariko wiza kubigira iturufu kuko turi kurira indege tutarizayo wisi akonyumvira bano bakristo ndagasa birababaza cyane kubona urwanya n'ibibazo byawe ugasiga umukobwa cyangwa umugore mu kibazo sha wowe ukemuye ibyawe wowe umusize mu kibazo nibwo ari gutangira wowe ugahita urangiza mana oya urukundo wereka nkubwiza ukuri yego ndakumva mbega ibibazo sinzi ikibazo muri no minsi abatipe bafite cyangwa se abantu abagabo abasore bafite abatipe mana usigaye ujya kumitinga n'umuntu ntagire isegonda kumaraho imbere y'Imana ngo iki ni ukuri kw'Imana murangira Bitseri ngesigaye mukunda cyane kuko asigaye hari uburyo akuramo ibintu bye mu buryo buri artistic kugira ngo abantu babyumve no gukangura ubwonko rimwe na rimwe abantu bakabifata nk'aho ari blague ariko iyo byamaze kugucakira were wako bazagufata ugura indaya nese bazabwirwa n'iki ko umuntu ayiguze niba kubona ugaragara ngira ntese ugura indaya nese niba njyanye nayo tutambitse nzabwira ko ngiye kwishyura bazagufata nimvuga ko ari ubuntu bazaguhana anyways nuvuga ko ari ubuntu kutishyuye
hasi ubundi kambaza akazi kuko hano bavuga kuyishyura none se bazabona mwibereye mu gikorwa mwuje imyaka y'ubukure bavuge ngo wayiguze nivuga ati no n'ubundi ako kantu ubwo icyo gihe bizaba bivuye mu buraya bihindutse ubusambanyi burahanirwa oya urumva it is a case of morality njyewe rero na n'ubu kuntu nadusabe njyewe iyo nasi sinshira ku mabizo niba ari gahunda yo kujya kugira vuba nta minota nta no kuryama se usanze atahishije sheringi wambabarira wambara hari ikanzu abazamu b'iki baranabita nimba ari mayodobi agakanzu kaba koroshye umugore niko agomba kuryamana ku mugani wawe kamwe n'ibyo avuze ubundi ugomba kugera mu rugo umugore ibyo by'imbere yamaze kubivanamo sibyo wibwiriza noneho wibwiriza iyo asetse hari utuntu tuza ahantu batwita komanyoko batwita udukomanyoko cyangwa ngo misundi ya maci ubuki misundi wa maci nuko ni misundi ya maci karindwi gukuba gatatu ni kangahe turatangiye kubara cumi n'umunani cyapfuye urokwana na pateri koko tugiye kuri B mu gihe cy'umunota karindwi gukuramo kane ni kangahe afite umutwe wagira ngo ni intama uretse kugira ngo yawe nujya no gushaka umugabo uzamenye ashobora ko ufite ibintu winjiza utazakumenyera mbese wari ubikoze nawe wapi nize byakunanira yari afite ubwoba reka tuvugishe oya reka tuvugishe ukuri turi abagabo iyo ufitiye umugore wari we wese irari rirenze birakugora ku nshuro ya mbere ririya rari yari afite n'ubwoba yaraninya abahungu ni abagome none si ibyo si ibintu bisanzwe ku bahungu none se kucyo wavuze ko yari afite ubwoba waramuraga n'amazi ko afite ubwoba kandi njye mbizi n'ubundi mu buzima busanzwe ko yaninyaga nyine yatinyaga kunyegera yatinyaga ibaze ko yankuragaho nsinziriye ibaze ko yanansomaga nsinziriye yarabimbwiye oya ndabivuga yansomaga nsinziriye yewe data we yewe data we umvekiraho ngo ngiye kukwibariza uriya munsi bwa mbere tubikora ko nari narakwiyema ati ngewe mvunira mu mavi ukabona bigenze kuriya avuga ati yariyemera avuga ati sha abahungu biyemera ngo bazi gukora ibintu nabyo baba bazi none ngiye kubona itandukaniro ryawe kandi ngiye twarabikoze na gahunda yabyo mfite mani byaramunaniye mu nda harandya nirirwa ndyamye umunsi wose nzovu amagambo agira ntonga ati rero ngaho masa uri kumva amasa pe ari inyuma nyine yanjye amasa ku kiye gice inyuma nje ngaramye ngere nubitsinda ameze gutya ariko kumaze ku kibuno bimwe ajya avuga kuho rwose kuba yaramasije yaramasije arangije ahita arangiza kandi anangiriza umwana mu matako asundi nkaho kundi rambazi aho ampereye ubundi ramwe kubaza niki se nakoze niki nakoze ona hereye neza ako buri uri umugabo n'abandi none se ntawe ndi umugabo n'abandi ntabwo uri umugabo nk'abandi ntabwo ndi umugabo nese ugusatsa ukoze imyaka yose maze nguhahira umaze kubyimba umaze gutumbagana ngo ntabwo ndi umugabo nk'abandi nta mukobwa w'umubeka arushakira amahirwe ye mu mahirwe ya nyuma amahirwe ya nyuma ni za pantaro bitunengamo ukagira ngo kuyimukuramo baramukama nk'ukamenya izo zitwa last chance amahirwe yawe arabesha ibyo avuga arabesha kandi ngenda narangije nta mukobwa w'umubikari wambara minigeze hamwe abana mwe minigeze aha niyo abaseriveri bo mu kabari kandi bayambara kugira ngo bahamagarire shebuja abakiriya wowe urayambara shobuja yagutumye abahe
hari ibintu ngewe umuntu akorera iw'abandi nkibaza iwe arabikora hari n'igihe utumira n'umushyitsi akarura inyamenye ukibaza iwe arazaru Njire tuvuge ku buzima bwawe rero ubuzima bwawe bwa Eric utandangirije kutarangije ubuzima ngo tuhite tugaruka ku buzima bwanyu ubutumwa bumeze nka mama wambaye ku gisika kiba kambi yakanda ngati ngo bari udangiriza ibyanjye wisubwira mama yakuvanye kuki ku gisika babyita ibise babyita ibise babyita ibise subiramo ngo ibise igisika